hari igihe nigeze gutekereza ndicara ndavuga ati reka ntembereza abakunzi banjye bankurikira kuri uru rubuga ahantu nyaburanga nibura bajya bishimira kureba ubwabo n'amaso bakumva bararuhutse, bakumva niyo basimbukira ku tuntu bareba nangwa se ku bintu byabashimisha bakibuka yuko hari umuntu bakurikira ushobora kubereka ibintu byinshi byabashimisha. Iyi ni state ya Kentucky ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wayisanga mu majyaruguru nangwa se muri Amerika yo hagati hajya kwegera iburasirazuba. Iyi Kentucky ifite ikiraro cyubatswe kera. Iki kiraro uko muri kukireba ni ikiraro kiri muri downtown ya Kentucky. Narahatembereye njyana ibikoresho nifashisha kugira ngo mfate aya mavideo, ndahareba ndeba ikiraro cyiza cyane. Iki kiraro kintera kumva yuko nakereka abankurikira n'abandi bose bashobora gukunda iyi video. Iki kiraro gifite amateka menshi. Ubundi iki kiraro cyubatswe mu myaka 144 ishize. Iki kiraro cyubatswe mu 1881. Abagabo bubatse iki kiraro barapfuye, ariko uyu munsi wa none iki kiraro bagenda bakivugurura buhoro buhoro ku buryo kicyahindutse ukirebye agira ngo ni icyavuba. Ariko ubundi iki kiraro ni ikiraro gihuza Kentucky na Indiana, bakita K&I. K&I bisobanuye Kentucky and Indiana Bridge. K&I Bridge ni ikiraro cya kera gifite amateka maremare. Abibuka muri iyi myaka y'1881 ni mu bihe Afurika yari kolonijwe, ni mu bihe isi yose yabaga itarasobanuka neza na revolution industrielle zari zirimo ziri kuza cyane. Iki gihe abazungu bari bafite imbaraga nyinshi cyane zo kubaka ibikorwa byinshi bitandukanye. Reka mvuge ko ubu bwato mureba, ubu bwato mureba bwanyuze iruhande ndi hejuru kuri iki kiraro. Numva yuko mbonye video nziza cyane yo ngomba kwereka abankurikira. Ubu bwato ni bugari cyane. Nureba ku ruhande rw'imbere hariho ubwato busa nk'ari butatu bukurikiranye, ubundi bwa kabiri bufatanye n'ubundi n'ubwo ngubwo harimo ubundi butatu bukaba butandatu, hagakurikiraho ubundi butatu buri nyuma y'ubundi bukaba 9. Nyuma yaho ngaho tugiye kureba ubundi bukurikiyeho butatu wabe 12. Uko ubu bwato bugenda bumeze uko nguko byanteye amatsiko. Ntekereza igihe bwubakiwe ndabushaka kuri Google ndabubura, ariko mu bigaragara bwubatswe kera. Murabona n'ubundi bwato nyuma yabwo bubaye 15 n'ibyuma bikomeye cyane, n'ibyuma bigaragara yuko bikuze. Inyuma yabwo hari umuntu uri kubusunika, ariko we yubatse akazu keza nangwa se ubwato nyabwato bunini bugende bubusunika. Ubu bwato murabureba ukuntu bumeze, n'ubwato bunini cyane. N'ubwato bwikorera ibicuruzwa bitandukanye, ariko n'ubwato bukomeye. Iyo uburebye ukabwitegereza usanga ubu bwato bwarubatswe mu myaka myinshi, imyaka myinshi ishize, kuko kubona icyuma kimeze nka kuriya cyarashaje cyarakuze bigaragara yuko ubu bwato bumaze imyaka itari mikeya. Abazungu mu 1881 ni igihe ubukoloni bwari hirya no hino, ibihugu bishaka kwigarurira imitungo y'ibindi bihugu, iterambere riri kuvuka, abize bashira mu bikorwa ibyo bize, batekereza amanywa n'ijoro
bareba icyatuma igihugu cyabo nangwa se ibihugu byabo bitera imbere. Iki gihe nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ubwayo yari iri gutera imbere. Abasomye amateka bazi neza ko Amerika yavutse iturutse ku bwami bw'Ubwongereza, ibyo bita Great Britain. Icyo gihe Amerika yashatse ubwigenge bwayo ubwuzuye, yari igize icyipfa n'Ubwongereza nangwa se n'ubwami bw'Ubwongereza nangwa se nicyo twakwita Great Britain, bitewe icyo bapfuye nicyo bita high taxes, imisoro high taxes yo ku rwego rwo hejuru. Abari bakoronijwe bigira inama yo kuvuga bati tugomba kwibohora tukivana ku bwami bw'Ubwongereza, ahubwo natwe tukaba igihugu. Nibwo akarengane kabaye nangwa se itotezwa riraba. Abari bari mu Buraya baza bagana muri Amerika. Bageze muri Amerika, ni amateka abantu benshi bazi. Igihugu kiraturwa, giturwa na George Washington wabaye perezida wa mbere w'iki gihugu. Ubuyobozi burakurikirana. Iki gihe ni mu myaka y'imbere gatoya yuko ibi biraro nangwa se ibikorwa remezo byubakwa nk'ibi ngibi. Ariko nanone muri icyo gihe wibuke byari ibihe abantu bose nangwa se isi yose yumvaga ikeneye gutera imbere. Nimvuga isi, wumve isi y'abazungu nangwa se Uburaya, kuko iki gihe Aziya nayo ntabwo ari iteye imbere cyane nk'uko twavuga ngo Uburaya bwari buteye imbere, ariko uyu mugabane Amerika nibwo yo yari ikiri kuvumburwa. Iki kiraro rero navugaga cyubatswe mu cya 1881, igice kimwe cyo muri Kentucky. Mwibuke iki kiraro twababwiye yuko cyitwa K&I Bridge, bivuze gihuje Kentucky na Indiana. Igice cya Kentucky cyubatswe mu cya 1881, igice cya Indiana cyubakwa mu cya 1885. Nyuma yaho ikiraro bamaze kugisoza neza, haje kubaho umuhango wo kugitaha. Abantu bemererwa kukinyuraho no kugitemberaho. Bagitashye mu kwezi kwa karindwi tariki ya 5 mu cya 1886. Bivugwa ko iki kiraro muri icyo gihe cyatwaye asaga miliyoni 2 z'amadolari. Ni kera, ubu ngubu ntabwo wakibarira muri amafaranga kuko amafaranga yagiye atakaza agaciro buhoro buhoro. Aha hantu nkihagera numvise koko ari ahantu nyaburanga, ngomba gufata video. Ndahitegereza nsanga buri gihe cy'izuba cyageze abantu baratembera bakajya kwaruhukira. Iki kiraro uko mwakibonye kirimo ibice byinshi. Hari ikiraro cy'abanyamaguru bagendaho hejuru, niba mwibuka buriya bwato narindi hejuru yabwo, kuko ikiraro cyubatse hejuru y'amazi, ariko munsi hari amazi menshi anyurwamo n'amato menshi atandukanye, amato y'imizigo ndetse n'amato atwara abagenzi ku muntu ushaka gutembera muri ayo mazi. Iki kiraro abantu benshi barajya kukiruhukiraho mu gihe cy'izuba, icyo bita summer time. Niwitegereza iyi video urareba ukuntu ahantu hose haragaragara. Iyi ni summer time, ni igihe cya summer, ukwezi kwa 6. Unishaka wavuga ko bitangira neza mu kwa 5 kuri guhera, ariko kwa 5 yo kuri guhera bakwita springs nangwa se falls. Bisobanuye ngo amababi abari yakuze y'ibiti bitandukanye no mu Rwanda nangwa se no mu bihugu byo muri Afurika. Ahangaha ibiti bigira amababi meza agatoha igihe izuba riri kuva nangwa se riri kwaka cyane, nibwo ubona n'ibiti byaratoshye. Ni fenomene ntari namenye uko ikorwa, ariko ngira nti ishobora kubiterwa n'ibihe by'iki gihugu uko kigenda gihinduka, kuko kigira igihe cya sineje nangwa snow, gasanga snow
amazi yaragiye yibika mu butaka. Kwa kwibika mu butaka bigatuma igihe cy'izuba nikizajya kugera ya mazi azaba yarakamutse, azaba ari kwikamura ajya mu mizi, usanga ibiti byaratoshye mu gihe cy'izuba. Ni ibintu utabwira umuntu ngo abyumve, kumva ngo izuba ryaracyanye cyane riraka hirya no hino, abantu barashya bumva bari gutwikirwa n'izuba, ariko ibiti byo ntibyashya ahubwo bigira amababi. Ibiti ntibishya ahubwo birakongoka, ukabona ahubwo ibiti byaratoshye. Iyo ni fenomene ishobora kubiterwa n'ubukonje bukomeye iki gihugu kigira, nangwa se snow igwa. Muri ibi bihe rero mubona nakozemo iyi video, ni ibihe isi yari imaze gucya, nangwa se ukwezi kwa gatanu kuri kujya kugeramo neza. Urabona hirya no hino hameze neza cyane. Iyi ni Kentucky state, abantu bashobora kumva yuko bashobora kujya kuruhukiramo, ku bahatuye ntabwo babura aho batemberera. Aha hantu ni heza. Ibi ni mu bintu bimwe abantu benshi barebaga mu mavideo, ukabona imodoka zirukanka, ukabona amazu, ukabona ibiraro, ukaberwa ukuntu bimeze. Ibi bintu ni ukuri. Aha hantu ni ahantu heza. Ku mpamvu z'umutekano nirinze gukamera ngo nshiramo abantu bari barimo gutembera ku ruhande rwanjye ku mpamvu z'umutekano wabo, ariko nunareba urareba uburyo ahantu hagaragara. Navugaga kiriya kiraro, ikiraro cyiza cyane, ikiraro bagenda bavugurura. Kiriya gice mureba kirimo izuba ni ku mupaka, hara ni muri Indiana. Bishatse kuvuga ngo iki gice kiri hano hirya hatari izuba, aho mureba ku bari gukurikira iyi video, ahangaha ni muri Kentucky. Niyo mpamvu iki kiraro kigabanijwemo Kentucky na Indiana. Iki gice, izi nkingi murebe ebyiri nzuminze, ni inkingi zigabanya Kentucky na Indiana. Bivuze ngo ni ikiraro kigabanijweho n'amastate abiri. Abatembereye igihugu cya Amerika nangwa se United States, uzasanga ku mugabane nangwa se ku rugabano rwa state imwe n'imwe hari amazi. Ibi bintu babikoze bate? Nje narabyitegereje uko nambutse state, mvuye muri imwe nkajya mu yindi. Hari amazu meza, hari ibikorwa remezo, ni downtown, igahana umupaka n'iyindi state, kandi hagati na hagati hakaba hari amazi. Kuki ubu bwenge babugize mbere y'igihe bakabugira kera cyane? Abazungu ni abantu bazi gutegura ibintu byabo ku buryo ibyo bakora bemera yuko bizaramba, bagatekereza iby'umwaka barimo, ndetse bagatekereza n'imyaka. Nituvuga imyaka ushaka wayibarira mu myaka 1000, ndetse niyo yanarenga. Kuko urebye iki kiraro ukuntu bacyubatse mu mazi, wareba igihe iki kiraro kimaze, uhita ubona ubwenge ko bwatangiye kera. Ukibaza kuki hari igice kimwe cy'isi usanga gifite ubwenge buteye imbere cyane, ugasanga hari igice kimwe cy'isi usanga gifite ubwenge burimo hagati, nangwa se ugasanga hariho n'ikindi gice cy'isi usanga ibi bikorwa bimaze imyaka 144. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Kentucky, ikiraro bubatse mbere cyarangiye mu cya 881, icyo muri Indiana kirangira mu cya 885. Ubibaze muri uyu mwaka wa 2025 wasanga cyo cyari kimaze hafi nk'imyaka 145. Ukabyibaza kuki usanga hari igice kimwe cy'isi gifite ubwenge buteye imbere cyane, nyamara hari ikindi gice cy'isi usanga cyaradindiye cyane. Kandi nk'icyo gice cy'isi ugasanga ibi bikoresho bakoresheje bubaka iki kiraro, aho babivanye nihe? Babivanye ahantu nk'aho hatandukanye. Babivanye muri icyo gice cy'isi giteye inyuma, kidateye imbere. Ubu bwenge dukeneye kwigira ku byo tubona. Generation zirahinduka, ariko uzarebe akenshi generation
yakubanjirije niba nziza izagutegura kugira ngo nawe uzabe mwiza, ariko generasiyo yakubanjirije nikubera mbi, uzakurikiraho nashaka kugira ubwenge bwo kuzamuka bizamusaba gukora cyane nk'aho nta bamubanjirije, kuko abamubanjirije nta cyitegererezo bamuhaye, ahubwo n'icyo bamuhaye cyasaga nk'aho ari hafi ya ntacyo. Ubu ni ubwenge bukomeye cyane, ubu ni ubwenge busaba yuko aho mu gice kindi giteye imbere buhoro bagomba kubyiga nabo bakabimenya. Navugaga amateka y'iki kiraro. Iki kiraro ni cyiza, nakimazeho hafi amasaha 3 ntegereza yuko izuba rirenga. Iyi foto ureba ni ifoto nashakaga, nari nzi ko izuba nirirenga riri buze kurasira mu mazi, ryarasira mu mazi rigatanga reflection, nangwa se rigatanga amareyo, nangwa se ya mirasire y'izuba kubera karasaga mu mazi, nkaza kubona izuba riri kurenga riri gutanga ibara namwe murimo kubona. Iyi foto nanayitegereje, narahageze, kuko hano mu bihe by'izuba mwibuke izuba rirenga saa 3:30 z'ijoro, hafi saa 4 mu gihe cy'izuba. Bivuze ngo nahageze mu masaa 11 ndahaba nshaka gusira foto yonyine. Niyo mpamvu iyi video nayikoze kugira ngo ababizi nangwa se n'abatabizi barebe ubwiza bw'aha hantu, ariko n'ubu bwiza nabwo bamenye ko bwahereye kuva kera, ntabwo bwizanye, bwaraharaniwe. Ushaka ikintu aragiharanira. Ibi bintu birashoboka n'ahandi, naho tubona uko bidashoboka tukabona bisa nkaho bitashoboka, ariko birashoboka. Twamaze kwinjira mu isi iteye imbere. Isi uyu munsi uko wayisize uzavuka nangwa se mu myaka 10 ishize, aha hantu nangwa se n'ahandi hose usanga harahindutse. Bivuze ko iterambere ryagerwagaho mu myaka myinshi ubu ngubu riragenda rigerwaho mu gihe gitoya. Bivuze ngo isi irahinduka kandi isi igatera imbere mu buryo bwihuse. Ibi nabyo tuzabibona ku migabane ya Afurika, tuzabibona muri Afurika y'Epfo gusa, tuzabibona mu bihugu by'Abarabu, Pays du Maghreb, ahubwo nibi bizaza mu bihugu byo muri Afurika bikiri mu nzira y'iterambere. N'ubundi nibyo tubona uyu munsi wa none ntabwo twari tuzi uko byashoboka. Hari icyizere, hari ibyiringiro, kandi byose birashoboka.